Hello bakunzi ba Rise Up Media TV. Nzi neza ko mumeze neza aho muri hose bari mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Hari inkuru yakomeje kugenda higarukwaho by'umwihariko mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, by'umwihariko ku bakunzi b'umuziki nyarwanda ndetse yaba mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga, aho umuraperi Ntakirutimana Dani wamenyekanye ku izina rya Dani Nanone yaba yamaze gutabwa muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake umugore w'imyaka 30 biturutse ku makimbirane bagiranye. Uyu muhanzi rero akaba azwi cyane mu ndirimbo zigiye zitandukanye mu Rwanda, aho yamenyekanye mu ndirimbo zirimo tubiziranyeho ari kumwe n'itsinda rya Urban Boys, itsinda ryakanyujijeho mu myaka yatambutse yari yizwe na Safi, Nizo ndetse na Humble Jizzo. Uyu muhanzi rero kandi yagiye akora n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye zirimo ijanisha ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, aho akenshi yagiye akora collabos n'abandi bahanzi b'ibyamamare mu Rwanda. Rero amakuru yitabwa muri yombi y'umuhanzi Dani Nanone yemejwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aho yagize ati nibyo koko arakekwaho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake umugore w'imyaka 30. Rero biravuga ko uyu mugore Dani Nanone akurikiranyweho gukubita no gukomeretsa ngaro wabyaranye, kandi ikindi muribuka ko bari baherutse no gushyamirana mu mwaka wa 2016 ubwo nanone byaviraga muri muhanzi Dani Nanone gutabwa muri yombi. So ntabwo ari ubwa mbere ibyabaye kuri umuhanzi Dani Nanone, kuko no mwaka wa 2016 nabwo yigeze gutabwa muri yombi nabwo akekwaho icyaha nk'iki. Rero uyu muhanzi Dani Nanone wamaze no gutabwa muri yombi, ubu bikaba bivugwa ko yaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ni mu gihe iperereza rigikomeje ngo dosiye ye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Icyaha rero Dani Nanone yakurikiranyweho garamutse gihamijwe n'urukiko yahanwa n'itegeko nimero 68 ryo ku 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Hari itegeko rivuga ko wahamijwe iki cyaha n'urukiko anishwe igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga atari munsi ya miliyoni 5 ariko zitarenze miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu muhanzi rero uzwi cyane kandi warukunzwe n'abatari bake by'umwihariko aho yakanyujijeho mu myaka yatambutse, aho yagiye atwara n'ibihembo bigiye bitandukanye by'umwihariko mu guhatana mu njyana hip hop. Akaba twavuga ko ngubu rero ari mu mazi abira. Rero kandi yagiye amenyekana cyane yaba mu byagarutswe mu myaka yatambutse ko yaba ari kwiga mu muziki, by'umwihariko mu ishuri ry'umuziki rya Nyundo. Nyuma gato byaje no kunugwanugwa ndetse binavuga ko yaba ari kwiga mu ishuri ryitwa Iseka, aho riri mu karere ka Muhanga, ariko bidafitanye isano n'umuziki, aho yashaka kujya akomeze amasomo ye. Rero naho byari bitangiye kuvuga ko yaba atangiye kuzamura umutwe nyuma yo kongera kugaruka mu muziki, by'umwihariko nibi bimubayeho. Akaba rero yamaze gutabwa muri yombi, akaba afungiwe hariya mu mujyi wa Kigali kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro. Rero uyu muhanzi akaba ari byo byakomeje kugenda bimugarukwaho, bivugwa kuri we yaba ku bari mu Rwanda ndetse n'abari hirya no hino ku isi, by'umwihariko ku bakunzi b'umuziki nyarwanda. Kuri uyu muhanzi w'umuraperi warukunzwe n'abatari bake mu njyana zashimishaga benshi, aho yari umuraperi by'umwihariko agenza mu njyana yitwa Crank, aho yaririmbaga asa nkaho muri ya ritime yihuta cyane irimo bagenzi banayikora barimo ba K8 Kavuyo abitwaga ba NPC, waje no kwivamo akigira mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko by'umwihariko bose bakaba bagena mu ndirimbo zimeze gutyo, mu njyana imeze gutyo, aho n'abandi bagenda baririmba injyana nk'ingiyi bakenshi baragiye bakundwa mu bihe bitandukanye. Rero Dani Nanone muramwibuka mu zindi ndirimbo zagiye zimenyekana cyane, zirimo by'umwihariko izigenda zihuta mu njyana nk'ingiyi ijya kuba nk'injyana nsazi, harimo indirimbo yitwa Amanyarwanda, by'umwihariko ariyo yari yakubisemo cyane muri iyi njyana. Ariko kandi yamaye no mu zindi ndirimbo ngo twabigarutseho zirimo Reka Mbikubwire, Ijanisha, iyo tubiziranyeho nagarutseho. Si yo gusa kandi yamenyekanye mu ndirimbo yitwa Iri Joro ari kumwe na Christopher Muneza, indirimbo nayo yakunzwe n'abatari bake mu bihe byatambutse. Uyu muhanzi rero akaba yaragiye akora n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye zakomeje kumvikanisha Dani Nanone nk'umwe mu bahanzi nyarwanda bazwi ku ruhembe rw'imbere, by'umwihariko mu njyana ya hip hop, aho yagiye nitabira amarushanwa hagiye atandukanye by'umwihariko ndetse n'ibitaramo bitandukanye byabaga bigamije ndetse binerekana ko
ari umwe mu bahanzi bari bakozwe by'umwihariko mu bihe byatambutse, ndetse kandi na n'ubu iyo umuntu avuze Danny Nanone ni izina rihita rigaruka mu matwi ya benshi by'umwihariko abakunda injyana ya hip hop. Rero Danny Nanone iki cyaha akurikiranyweho by'umwihariko rero bikaba bigikekwa, kuko iyo umuntu ataraburanishwa by'umwihariko icyaha akurikiranyweho biba bigikekwa, ubu igihanzwe amaso nuko biza kugenda n'ikiza gukurikira uyu muhanzi Danny Nanone nyuma yuko afashwe akaba yamaze kugezwa kuri RIB station ya Kicukiro. Abakunzi b'uyu muhanzi rero twababwira tuti mukomere mutegereze ibijya mbere, yewe kandi n'abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange bose no kubifuriza gukomeza gutegereza ibijya mbere, ariko kandi kuko niba ari icyaha yakoze agomba kukiryozwa kandi agahanwa kugira n'abandi barebereho, ariko kandi yaba atagikoze kuko nk'uko bigikekwa akaba yafungurwa mu maguru mashya, akaba ari cyo kitegerejwe by'umwihariko kuri umuhanzi Danny Nanone ukunzwe n'abatari bake. Bakunzi ba Rise Up Media TV, ndabashimiye mwese mwakomeje kugenda ndetse munatwereka ko turi kumwe, yaba ari imbere mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga. Ubwo rero by'inkuru ya Danny Nanone turakomeza tubakurikiranire, kandi mbifurije gukomeza kugubwa neza. Batarakora subscribe nyabureka muyikore kugira ngo ibiganiro dutanga ndetse mubona hano kuri Rise Up Media TV bikomeze bibagereho, kandi kugereho n'abatari bayikora nyaboneka muyikore, kandi n'ababikoze by'umwihariko abamaze gukanda subscribe ndabashimiye hano kuri Rise Up Media TV. Turabakunda cyane, n'umuhungu wanyu Yves Mukundene. We love you guys. We love you so much. Ibihe byiza.